Umutahira TV. Yes, inshuti bakunzi Umutahira TV, nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Kuri mikoro ni Leonard. Iyi ni Umutahira TV. Nkuko bisanzwe rero nkunda kubagezaho amakuru ya Pi Network cyangwa se ibibazo by'abapayiniya muri rusange, cyane cyane ibigendanye na account ya Pi Network. Ubu rero nongeye kubaha amakuru nawe nzi neza yuko ukeneye kandi ushobora kugira icyo uyamaza. Hari umuvandimwe nifuza ko dufasha, ngiye kukumvisha ubutumwa bugufi yanyoherereje kuri WhatsApp, hanyuma umbwire icyo dushobora kumufasha ngewe nawe dufatanyije, ndetse ni iki dushobora gufasha uyu muvandimwe. Ntabwo muzi, sinzi amazina ye, ariko yanyoherereje ubu butumwa kuri WhatsApp agira ngo ndebe icyo namufasha. Reka rero mushyireho, hanyuma ubwumve uze kumbwira niba hari icyo ushobora kumfasha, tugafatanya gufasha uyu muntu kugira ngo turebe ko ikibazo cye niba cyakemuka, niba hari ikindi cyakorwa simbizi. Ubwo ni wowe ugiye kuba hafi yanjye kugira ngo uze kumbwira niba hari icyo twamufasha. Mwiriwe neza Umutahira, ndagira ngo mubaze akantu ku byerekeranye na pi. Nikoze mu nda ngira ndavuga ngo abantu ngo ni ugusetinga, ni ikizungu cyishutse rwose ntazi icyo ari cyo, kirananyandikiye ngo ni negative, ngo p2p ku buryo bwo guhererekanya nyine ari amapi. Mbangiyemo siramo na passfreeze, ndangije subiye kureba ku ziri burase sanga zagiye zigenda, kuko nabikoze ejo bundi nari naramayininga, nari narabuze umwanya. Subiyeyo sanga zose zaragiye, ndakeka ariho zaba zaragendeye. Nta kuntu ubwo ngubwo baba bajyanye nka passfreeze zanjye zose, akaba n'ubundi n'izindi zose zazazaho muri migration ya kabiri, n'ubundi zose yajya ahita zijyana. Fasha umbwire, usobanurire ukuntu ndabigenza kabisa, kuko ni njyewe wazize, ndabibonye zose zagiye, nta n'imwe asigaranye. Aha, wenda nubwo iyi audio yohereje itumvikana neza, ariko wihanganye ugatega amatwi nawe wareba icyo wadufasha, kandi nawe wareba icyo wakwigiraho kugira ngo ibintu byose bijye bibaho, bijye bikubera isomo, hanyuma ukomeze wumve nanone uko byaje gukomeza bigenda. Ibindi bintu mbwiye bigendanye na payi bashobora kuba baramutwaye, cyane cyane ko payi zanyu zageze kuri available balance. Ni imari ishyushye, ni imari ikenewe, ni imari yibika, ni payi zishobora kugenda isaha ku isaha, umunota ku munota. Ibi bintu by'ibirinki mugenda mukandakanda, ibintu bya p2p mugenda mugira gute, ibi bintu by'abazungu bagenda babandikira mubasubiza, uretse gatoya wumve payi bashobora kuba baramutwaye. Yantwaye 10, nabirebye ni 10 yantwaye. 10 nizo yabashije kujyana, gusa nizo zari ziriho, nizo yajyanye. Hari 10 n'ibice 25, hasigaye ibice 25, yajyanye 10. Nako 9, yajyanye 9, nizo zaziriho. Hari 9 n'ibice 25. Pioneers, muribuka ko abantu bajyaga batwara amapayi y'abantu benshi babaga ari abantu babafunguriye amakawunti, bakabika passfreeze zabo na password zabo. Abo ngabo abenshi bamaze guhindura ibyo ngibyo ku buryo nta wapfa kubatwara amapayi yabo. Ariko noneho aba bazungu batangiye kujya bohereza amalinki, noneho badashaka kugura, batakubwira ibyo kugura, kuko ibyo kugura abantu benshi barabimenye ko ari ubwesikoro n'ubutekamitwe. Noneho kukoherereza link cyangwa se bakakubwira ibyo ugomba kuactiva bitari na ngombwa, hanyuma ukumva ko ibyo bintu ugomba kubyactiva. Uwo muzungu ukubwira ibyo bintu ni ibiki arimo kukubwira? Arakubwira ibintu byo gukora ibiki? Mwitonde kuri account zanyu za Pi Network. Gusa sinzi, ndi gushidikanya, sinzi niba nakwemera ko, ariko ntabwo ubwo yayabonye, kuko ninjye wayishyiriyemo tu. Niyo buriya buryo buzi bwa piya ngo tupiya, ni ibyo ngibyo yari yashukije mu minsi ishize, ndakeka narabikoze nkayishyiramo,
ahubwo nagiye kurebaho none nta mining kuko nta miningaga kuva ejo bundi nta miningaga ngiye kumayininga shizemo ngo ndebe sanga zagiye ntekereza ko ari ubwo buryo byagenze nubwo namaze kuzishyiramo nasigaranye amakenga tu kwa kundi agatima gaho gagatiho gasanga uravuze ubwenge bugasa nk'ubugiye nkabikora nk'ikosa tu. ye baba we, ngaho rero umva aho ubwesikoro bugeze kuri aba basikama bagenda batuburira abantu mu buryo bugiye butandukanye. Nawe umenye yuko nudacunga neza payi zawe bazazitwara. Naganiriye n'abantu benshi bibwe payi zabo mu buryo bugiye butandukanye. Hariho abataramenye uko byagenze, hariho abakeka ko bazibwe na bagenzi babo bababikiye imfunguzo, pasifurezi na pasiwadi. Hariho abakeka ko bazigurishirijwe n'abandi bantu, ariko hariho n'abagiye bazigurisha ku bushake bwabo. Hariho abagiye bashukwa n'abantu bakazohereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva ko rero uyu nguyu we bagiye bamushuka gake gake bamubwira ibyo akora kugeza akanze cyangwa se ashyizemo pasifurezi. Urumva uko byagenda kose byari nko mu buryo bwo kohereza cyangwa se ubundi buryo, ariko ku buryo uwo musikama akwigisha mpaka akugejeje ku buryo bwo kugukuraho payi zawe ufite. Urumva rero abantu bakubwira kwagitiva ibintu bigiye bitandukanye, abantu bakubwira gukora ibintu bigiye bitandukanye muri akawunti yawe ya payi netiwaka, kenshi na kenshi si abantu bo kwizerwa, si abantu bo kugirira icyizere. Nta n'impamvu yo kukugira inama y'ibyo gukora kuri akawunti yawe ya payi netiwaka utabonye apudete nshyashya muri dashibodi. Tutigeze duhurira kuri uru rubuga duhuriraho rwa watsapu ngo tugire ibyo tuvugana kuri watsapu. Hari abantu benshi babisobanukiwe kuri watsapu, kandi ikintu kije ari gishyashya nzi ko rwose kuri watsapu gurupu tukiganiraho ku buryo nta muntu n'umwe ugomba kuba adafite amakuru ya payi netiwaka. Niyo mpamvu rero buri mupiyoniya wese yakagombye kuba ari maso kugira ngo hatazagira umuntu bongera gutuburira bakamutwara payi ze. Kumayininga biravuna, kumayininga biravuna. Nubwo abantu baba bumva ari ubuntu, tekereza uburyo bigutwara umwanya. Tekereza kugira ngo uzamayininge payi zigeze mu 10, wenda nta n'umuntu n'umwe wigeze winjiza, hanyuma uve ku rwego rwo kumayininga, ukore ziriya sitepu zose, ukore amaverifikashoni, ukore sekiriti sako, ukore biriya byose bisabwa. Urabizi ukuntu byagiye bikuvuna, wakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo wuzuze akawunti yawe uyitunganye. Bagera ubwo baguha KYC, nibamara kuguha KYC nabwo wongere utegereze bigutware undi mwanya. KYC bayemere, nibamara kuyemera utegereze ko stepu ya 9 ivivuka, hanyuma nugira amahirwe stepu ya 9 ikavivuka. Buriya ivivutse kugira ngo ube ubonye payi zawe zigeze muri wallet. Izo payi zageze muri wallet inshuti yanjye nizo uba ukwiye kumenya ko igihe hazabaho uburyo bwo kuzimurira kuri variable balance, ziriya zageze kuri variable balance biba bishoboka ko bashobora kuzikwiba igihe cyose urangaye. Ngaho rero nawe tekereza iyo nzira yose uba waranyuzemo kugira ngo ubone payi zawe ziri muri wallet ndetse zarageze no kuri variable balance, barangiza bakazikwiba. Ngaho rero nimugerageze mumenye icyo mukora kuri amakawunti yanyu ya payi netiwaka. Buri muntu wese arebe uko yabigenza kugira ngo agire umutekano wa akawunti ye ya payi netiwaka. Hari inama nagiriye uyu muvandimwe, ariko nawe nagira ngo udufashe utubwire ni iki kindi twakora kugira ngo uno muntu ibye bibe byagenda neza, cyangwa se reba icyo watugiraho inama natwe tubufatanye n'uyu muvandimwe kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane, reka mbifurize amahoro y'Imana, bye bye. Ariko nari nibagiye kubabwira abatarakora subscribe mukaba mugeze kuri iyi chaîne yacu ari ubwa mbere, reka mbasabe mukore subscribe, hanyuma mukande like,
mutibagiye no gukanda ku nzogera, hanyuma musharinga ibintu kugira ngo bigere ku bantu benshi bamenye ko hariho ubujura bubategereje kugira ngo nabo bibwe. Reka rero hatazagira umuntu wongera kwibwa kandi yarumvishe ingero z'abantu bagiye biba hanyuma bagahomba muri ubwo buryo. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Bye bye.